twongeye kubaha ikaze wowe dukurikiye ku Isoko TV, aho bukeye tubahaye mwaramutse, aho bwije namwe tubahaye mwiriwe. Nkuko mubizi ahadi ni deni, nkuko abaswahili babivuze, turi babandi mutuma tukabatumikira. Mu gitondo tuba duharanira kugira ngo mwiremere umunsi mususuruka museka mwishima bitewe n'ibyo tuba twabateguriye. Ku mashusho rero nkuko mubibona, murabona ko mpagararanye n'ibyamamare, abastari cyangwa se wasani abarimo n'abastari kazi. No kuvuga ngo rero naho tubasanze bari kuri scene, hari filime barimo bakina muri bimwe bagiye basezeranya abafana babo. Uyu munsi rero bari mu muhango kugira ngo babashe kubasoreza ubutumwa baba bateguriye. Hanyuma rero wowe udukurikiye utarakora subscribe ku Isoko TV, urebe hasi ahandikishije ibara ritukura kugira ngo ukore subscribe, hanyuma ukore like nimba wemezanya n'ibyo tuba twakoze, nanone kandi nimba utabyemezanya nabyo ukore unlike kuko ku Isoko TV ibitekerezo byanyu nabyo biremewe, ariko nukora unlike utange comment uvuge ico utashimye cyangwa se utakunze. Abari masisi kuko ariho nza mpera, kuko tuzi kuko ariho hariho umubare mwinshi w'abadukurikira, turabakunda. Hanyuma mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'iwacu muri Kongo, muco hagati mu minembwa hatandukanye mudukurikiye muri ndetse na diaspora, mwese tubahaye ikaze ku Isoko TV. Kuri mikro ni Muvunyi Steven. Hanyuma rero turaza gutangira, turi kumwe n'abashitsi bageze bwa mbere kuri kamera z'Isoko TV. Wenda nubwo bazwi mu bihangano byabo, ariko nanone kandi kwivuga numwe mu muco mwiza cyane kuko ari abambasaderi b'umuco n'ibindi bimwe bagenda basigasira. Hanyuma rero turaza gutangirira ibumoso bwanje, aravuga izina rye nyaryo kuko ijya koresha kina murarizi, gusa wenda arabarangira adresse yaho abarizwa kugira ngo turushirizeho kwisanga. Iyo turi ku isoko dusubira inyuma tukarunguruka aho abatumirwa baba baturuka, naho tugasura ibikorwa byabo. Duhereye ibumoso bwanje aratangira yivuga, ni umusore smart cyane. Rabani uri ku mashusho araza kugaragaza uburyo umusore wacu uhereye hasi ukazamuka ukarenga yitwa Deboa umusore umusirimu. Hanyuma rero iwe akore gusa mu nganzo we nk'uwivuga, maze tugire ico tuza kuvuga arangije kwivuga. Asante cyane, murakoze. Amazina yanje nitwa Ndatabaye Fabrice Deboa, Papa Legend. Ni nk'ibyo ndisengo ndi gutyo ndamufasha, ari gutyo ndi gutyo cyane. Muramwumva muri ryajwi giwe, abantu benshi bajya bibaza ati se niyo atari imbere ya kamera ni kuri yavuga. Hanyuma araza kuza kubidusobanura, ndetse uko akomeza kuvuga muravumbura ko nagakina barimo cyangwa se niko aganira. Yitwa Fab cyangwa se Deboa, uko wamwita kose. Hanyuma nanone iburyo bwanje murabona ni Kanyamukwengo. Hanyuma iwe so mushitsi ku Isoko TV, ariko nanone kandi nagira ico abwira abafana tubone gukomeza na introduction ku bantu nabandi. Ahubwo Isoko TV muzongereho nakazina kanje uzohite Isoko Kanya. uzi siroga yacu tujye tuvuga ngo Isoko TV umuyoboro w'ibyiza. Nuko njewe ndanga ntakwivuga, bamaze kumenyera no ku Isoko ni Kanyamukwengo. Uyu munsi turi ku Isoko, batuguye gitumo turi kuri scene nayo makuru. Ariko nawe murabona drip ni kwa kundi twamubwiye ko muri no minsi atikoraho ngo yarimo ashaka kubabera pari gitaraganya. Hari umuntu wari wambesha ubukwe nditegura burabura, ariko ni muri filime. Arakoze. Murumva filime rero bari barimo kera batangiye kutunoshera kuri bimwe n'ibindi bizaba biyigize. Ati nuwari wantegurije ubukwe ariko ntibizaba. Hanyuma rero mushiki wacu babona umubyibuho ajya ngo warambitse ubute bwo guteka. Genteka nabi cyane, nasize n'imboga zihiye ndashika ncumba gusa. Arakoze cyane, reka mushiki wacu nawe atangire yivuga, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Nanjye amazina ni Yazanye Jolie cyangwa Sandrine, niryo benshi bakunze kunyita Sandrine. Yego. Arakoze cyane. Sandrine na Fab ni nkabo bambere, nibwo bwa mbere tubakiriye kuri kamera z'Isoko TV. Aha mwisange kandi tunabashimira kuko mwemeye kuganira natwe. Rero abakunzi b'Isoko TV ndetse n'abahanzi bacu abo turi kumwe uyu munsi, uyu nundi munsi andi mahirwe tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina aho baza kutuganirira utuntu n'utundi turanga ubuzima bwabo bwa buri munsi, haba muri sinema nyamurenge cyangwa se no mu buzima busanzwe iyo basohotse hanze ya sinema, kuko n'abantu bafite aho babarizwa mu mago yabo. Baraza rero
kugira ico baza kudusangiza ku buzima bwabo bwa buri munsi. Hari ibyo tubabaza nanone kandi hari n'ico nabo baza kuza kuvuga ubwabo, ndetse tuza gusoza murabizi ko tuba dufite utuntu n'utundi hirya yaho tukagira mbaza nkubaze aho bari buze kugira ico babazanya umwe ku wundi, kuko ndashobora kugira ibibazo mbaza ariko wenda Papa Legend cyangwa se Dehu nimba ari Dehu Dehu harya ni ya supermanager yeah. So aho ari Kanyamukwengo ati mba nakurikiye ibyawe. Hanyuma rero dutangirire wenda kuri Fab uraza gusangiza byibuze abadukurikiye urugendo rwawe muri sinema ya movie, uhereye umunsi wa mbere wabifataga nk'inzozi ndetse n'umunsi wabigezeho ndetse naho ushaka kugera. Aho niho dutangirira kugira ngo byibuze udukurikiye ari bwo bwa mbere akubonye amenye ngo uriya Fab ninde cyangwa se Deboa cyangwa se Papa Legend ninde, hanyuma byibuze amenye urugendo rwawe, kuko hari undi ufite inzozi zisa n'izawe ariko uburaho yamenera irembo yamenera. Tosaba kugira ngo ubashe kubaganirira byibuze gusa mu ncamake urugendo rwawe rwa sinema. Asante murakoze. Wenda abanzi kuri Papa Legend ni Abdedom, niryo zina ry'akazi. Hanyuma ku kibazo warumbajije cyuko twatangiye ibi bintu kintu ca mbere ni impano Imana iba yaratamitse umuntu iri muri we igihe wenda cagera agatangira kuyikoresha. Hanyuma rero ukuntu byatangiye urabona nkuko tugenda tuba mu mihana mu makorari ku masomo, aho hose hari ukuntu ugenda usabana n'abantu rimwe na rimwe bagaseka bakakubwira uzudufasha uzoje ibi bintu ni ibintu byawe gusetsa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko no ku masomo ahantu nyine twagiye twiga twagiye tuba muri mu matimu ya sketch mu hariya twagira ngo na master de théâtre, aho hose twagendaga dukora tugenda tubona yuko ari ibintu Imana yadutamitse, nuko twagiye tubikora no kugeza muri iki gihugu tugenda tubikora cyane nyine muri Papa Legend. Yego arakoze cyane. Ati kibanziriza ibindi mu bitumye ngera aha, ati kibibanziriza ni impano Imana iba yaratamitse umuntu cyangwa se ni impano Imana iba yarahaye umuntu. Bwa mbere uhishura impano yari kurimo, uribuka byibuze uvuga ati nari ku masomo cyangwa se nari mu muhana kugira ngo umenye ko ufite impano yo kuba wagira ico usangiza societe? Okay, mu by'ukuri sinomenya ngo ni iki niki kuko wenda urebye n'umuntu ari mutoya hari ibintu yagendaga akora, ariko mu by'ukuri sino precise ngo mvuge ngo ni iki gihe, ariko ni inshuro nyinshi zagiye bibaho mu by'ukuri sinobasha ngo nibuke nobangiye kubesha ngo umunsi n'uyu nguyu runaka. Yego ariko se umuntu akicumva ati nitwa Abdedom kubera ko wahisemo iryo zina, kuko tureze mu byanditswe byibuze nimba hari n'amateka umukundaho cyangwa umuziho mu kugira ngo yarahisemo iryo zina, niki wasangiza abantu? Asante, mbarira ikibazo ciza cyane. Abdedom mu by'ukuri mbere na mbere ni umugabo nkunda cyane kubera ko turi abakirisitu. Rero mu byanditswe nasomye amakuru yiwe aranezeza cyane, mbona ukuntu isanduku ryageze iwiwe baravuga ngo arapfuye, ariko rikigeriwe Imana yamihindura ibintu jama biba dabo Abdedom abarikirwa gutyo. Nanje kubera ko numvishe ko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwe, iryo zina ndarikunda n'imirimo n'ibyo yakoraga n'ukuntu yubahaga Imana, ndavuga ngo nanje ngomba guhitamo Abdedom nk'izina ryo mu kazi. Yego ati burya sikure y'ibyo tuba twaramaze kwigishwa aho dusengera cyangwa se twagiye dukurira, kubera kuko Abdedom hari ibyo mwigiraho ndetse bituma numva yambera izina ryiza nagenderamo. Kugira ngo tuze gusangira iki kiganiro kidasa n'icihariye, reka dusimbire kuri mushiki wacu nawe agire ico atubwira, abwire abamukurikiye abafana be wenda abamubonye bwa mbere uburyo yihishuyemo iyi mpano, ndetse nk'umutegarugore agatinyuka kubijamo, byibuza basangize urwo rugendo ho gato. Murakoze cyane. Umuntu ntajya amenya ikimwihishemo, ariko ujya wumva biri kugusumbuha muri wewe ugenda ubikore, kuko iyo uzi ikikurimo ntuburagihishurirwa neza.
so ngewe nyine byatangiye ndi ku ishuri like kugenda gukina amakomedi yo ku ishuri abantu nyine baragenda barankunda cyane so ejo bundi ndatekereza ndavuga ati kuko bindimo kandi mbikunda burya iyo ukunda ikintu nyine uba wumva wanagikora ari talent nicyo bita talent so nda musaza wanjye hano ndavuga ati tugomba gukorana kabisa kugira dukomeze umuco wacu nyine tuwagure ni nkuko byaje. Abategarugori cyangwa se igitsina gore bakunze kwitinya, wowe ikintu cyakumazemo ubwoba cyane kugira ngo utinyuke guhita wumva kuko wakwinjira muri ino industry, ni iki cyaguteye imbaraga? Ikintu cyanteye imbaraga cyane ni confident, ndimo ngira confident cyane arakoze cyane ati si ikindi ni ubushizi bw'amanga kuba tumva wenda urwo rurimi tuba turi na mwarimu. Hanyuma amaze kugusanga wenda kuri David, ndaza kuvugana David cyangwa se Kanyamukwengo, ugire ico dusangiza kugira ngo uburyo mwari muziranye na mushiki wacu, nimba wenda nawe hari uko wamubonagamo iyo mpano, cyangwa se nyuma kuganira nawe byibuze abantu basobanurire uburyo muri gukorana nawe ubu ngubu ndetse na project zitandukanye mufitanye. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi twatangiye tuvuga ko dusanze kuri scene. Hano twari muri shooting, hari project ndi gukora, ndi gukorana n'uyu mushiki wacu n'umusaza Debois Abdedom. Ngo yasomye imirimo ya Abdedom bazavuga ko kubera ukuntu uriya sanduka byari byagenze ngo inka ya Abdedom yageze amayimana umuzi, yageze irara yabyaye ikamayima mu gitondo nimugoroba. None Debois sinzi ko hari inka afite. Rero ni project dufite ndi gukora, nkorana na Debois ndetse n'uyu mushiki wacu. Nkuko yari abivuze, buri ubundi kintu twa dushaka muri kino gihe ni ukugira ngo ntitwibone twenyine muri ino industry. Abahungu nibo benshi dufite, nibo nitwe turi mu gutinyuka cyane, ariko iyo hagize n'abashiki bacu batinyuka biza bidufasha. Nubwo haba hari abashaka kubakandamiza bakabibabuza, ariko bari mu kubuza umwe hakaza request za batanu, baza babuza umwe nkabona request za batanu ngo bashaka gukina, umwe yagenda hakaza batatu babiri. Rero biza bidushimisha. Ni ukuvuga ngo Sandra twaravuganye, tuvugana nawe nyine hari umuntu wari wambwiye ko ashaka gukina. None arambwira ati nabahuza nawe mukavugana, ukumva bampuza nawe bampa nimero ze, turavugana. Ntabwo twari tuziranye nyine, turavugana ndabimubaza nawe ati se urumva ushaka gukina? Arambwira ati ndabishaka kabisa. Urabishoboye se? Ariko ubundi muri bintu bishaka kujya banabishoboye, icambere ni ukubishaka, kubishobora byuzu bishobora wageze kuri scene. Twese niko biza bigenda. Rero arambwira ngo arabishaka. Nambwira ati ibi bintu kuko ubushize nabigusobanuriye, harega uri mu kuzana umuntu muri bino, ejo video yamara gusohoka abantu bamuca intege, bamubwira nabi, ugatangira kwiblaming, ukavuga ati ariko ibi bintu uganishaga wamushize kuri kamera. Rero kubera ico kintu nabaye makini, ndimo kubanza nkabaza umuntu nkaba ati ibi bintu uri sawa ko nuje imbere ya kamera nta kibazo bizozana? Ati nta kibazo sawa. Nawe ati rero kuba bikunze kandi wumva bikurimo, nanje kubera wenda aho maze kugera si kuri, ariko kandi aho ndi naho nanje byibuza hari uri hasi nofata nkamuzamura. Arabimbwira kabisa kandi biranshimisha kubona bashiki bacu nabo batangiye kwitinyuka, bakumva yuko bo bizamo. Ndamufata mpita ntegura project yihuse, ndagutinda project yihuse yahise itegurwa, irategurwa uyu munsi. Rero niyo wadusanzemwo muri scene turi gushutinga, abantu bayitegereze kandi meze neza. Ndango kurabona ukuntu imeze iratandukanye cyane. Ubundi bari bamaze iminsi bambona muri bya busoka, bambona nambaye biki. Abdedom baramuzi muri Papa Legend, kunda bayambaye agira karuvante kaza karereta nko ujya kumurizo w'inka y'ubuguma kaza kikiriye ningize umunyi ntwabagi wacu ngo ni sayiba. Kera bagazaje kuja kubombora umuntu akamatira imfunguzo nkiza abasore. Ubundi muri Kongo kuja kubombora udafite utambaye itisiriho kare akantu tugafite Abdedo kari kure, ariko yari kukanyereka kari mwishakoshi. Abantu bazore bagasirimba twabyinyeje undi tumaze gushutinga Nyagotomera part 6, nari nkambaye hano kaza karereta kagereri naka Abdedom oye nakanje turasa naka Abdedom gusa.
rero kare bageze kubombora ushaka ifunguzo iyo utabaguze ufite umukobwa yageza kwanga yagaza kubaza cyane ngo ufite campus bagaza ufite ifunguzo ubwa kabiri izo funguzo zifite inzu cyangwa batiri rero urabona iyi project ya pacanga iyi project ntabwo ari ngombwa ko tuyibabwira mu mazina ubu nyine ntabwo tuyivuze nibanga ariko muyitegerezanya amatsiko ko murabona ukuntu tumeze nizuba ari sawa no mupanga budedomo yakwikiye afite kontakte z'imodoka zitatu ariko ikibazo nta nimwe afite na mushiki wacu hano nibwo bwa mbere mumubonye muri kamera ni umuntu ushoboye cyane yantangaje kabisa yageze nka bya bindi papa jasa zavuga ngo ni docteur sans hôpital neza nawe ni infirmier magendo rero iyo project Steven irahari ngira ngo we wabaye kuri scene ntabwo ari ngombwa ko tubivuga mu izina kugira ngo abantu batarambigwa ariko ebana irahari kabisa kandi irabageraho bidatinze abantu bayitegerezanya amatsiko arakoze cyane wenda mbaze Fab ni iki mwebwe gituma musana borohewe cyangwa se mukabifata nk'ibyoroshe uhitamo kinana n'umukinnyi mushasha abandi muri industry usanga bikomeza akavuga ati nje mfite aho namaze kugera uko bati sinakinana na mushiki wacu ariko we bikakorohera ico mugenderaho cyane kugira ngo umuntu ugishishukamo impano mubashe kumworohereza no kumwemerera ko mukinana. Okay, wenda icyambere ni ukubyiyumvamo kandi akaba bikunda nico kintu turi guharanira cyane tunashishikariza abashiki bacu iyo tubonye mushiki wacu umwe adusanga biza bitunezeza cyane ko dufite challenge yuko bake tubonye yaba kwa Kanyamukwengo muri Papa Legend dufite izo challenge zuko ibyo dukora tuba twigisha abantu kandi ni ibintu bihindura ubuzima bw'abantu ariko rimwe na rimwe bikatubabaza nk'iyo bamwe twari dutange kandi babikunze twatangaga ubutumwa bwiza bakabuzwa n'abantu bikatubabaza cyane niyo mpamvu rero twishimira kandi tukaba proud yo kubona iyo hari mushiki wacu wifuje kuza muri ibi bintu mu rwego rwo guteza imbere umuco kuko ibyo dukora sica ahubwo ni ibintu bisigasira umuco twubaka societe ya Kinyamurenge rero abarishema cyane kuri twebwe arakoze cyane avuzemo ijambo ryiza ati byo dukora sico ahubwo no gusigasira umuco ikinyuranyo cyo kubaho nuko abantu bagomba kuba bafite umuco kandi naba rero ntibari kure y'umuco wenda ngo babe babarizwa mu ico ubuze ijambo rikomeye hanyuma rero ndaza kubazamo mushiki wacu wo ikintu ca kugoye ukisha kuri scene wenda muri kumwe na Kanyamukwengo ndetse na Papa Legend wenda hari umuntu kuba yotangira afite nk'ubwo wawe utinyatinya wowe ica kugoye ndetse n'ico wumvaga cakoroheye wakoze ukabona n'ubuzima busanzwe ni nk'ikihe ubwoba bwo bwari buhari ariko kwikomeza bwageza burashira buragenda hanyuma sinzi nimba wenda Kanyamukwengo kubera kuko project ndango nizaca kuri Kanyamukwengo comedian sinzi wenda ico wavuga nimba utangira gutanga amapwe wabonye gute umukinnyi mushasha muri noze yawe wagira ico bivugaho bo hari ikibazo warubajije Deboa umubaza ngo se nukubera iki twebwe tso dukorana n'abakinnyi bashasha kuriya natwe tugeze hano twatangiriye hano njewe ndibuka hari abantu ba Umuhanyi TV ndanabaramukije cyane Sami ndatabaye n'abandi bakinyi bafite njewe ntabwo notinya kubivuga mana njewe nigeze gusaba audience kwa Sami Samuri yo muri Umuhanyi Sami nigeze kumwinginga nawe ati mana imbabarire basi nje muri video nishaka simvuge bambone muri video gusa ico gusa ngaragare muri video bo rero iyo ndebye ukuntu njewe nabitangiye nkumva ndabikunze ariko kugira ngo nje muri kamera bikangora iyo mbonye nanje ubu nyine aho ngeze umuntu aza akambwira ati mbabarira dukine mba numva ari ibintu nshaka gukora nihuse kugira ngo nama ntegura project vuba wa muntu ataja no kubona yuko wenda nabikomeyeho kugira ngo umukoreshe kandi nkuko Deboa yarabivuze man ibyo dukora nta wabaye kuri scene uri umunyamakuru scene yacu wayibayeho kuvitangiye kugeza irangiye ikintu kibi wabonye twakoze imbere ya kamera cyangwa twakoze inyuma ya kamera ko wari uhari hari ico wabonye tituvuye inyuma ya kamera ukatuzana muri interview hano abantu biyibagiza kuko kuri scene haba hari timu y'abantu barenga 200 abafite amatara abashinzwe kuyobora nuko ngo y'abantu bari kuri scene bari famille nini cyane kuri scene aho twakoreye twari abantu 15 rero hari abantu bamwe baza baje no gutekereza ibintu bicafuye mu mutwe ariko kuri yasu kubitekereza biba byerekana yuko nabo bafite ari byo baza bakora bafite indozi ibintu ibifasha bafite ibifasha bazavuga ibimubamo kandi kujya nigeze kubona agafoto kamwe
umuntu afashe imbwa mu kuboko ngo bamare bandika comment baravuga ngo ico uzasa ngo ndikiza kikubakure ngo muba muri kumwe muzamugendana. Rero umuntu utekereza, umuntu wicara agatekereza iwe akamayi amindinga akavuga ngo bari abantu zo bakora imbere ya kamera, bivuze ko inyuma ya kamera hariya tutahatubona hari ibindi. Uriya muntu aba afite ibifashe mu mutwe kuriya nibyaza aba azakora, niwe azama gutekereza akagushira muri iyo agutekerereza ibintu bimubamo kuriya biba bimurimo. Ariko wewe wabaye kuri scene kuva itangiye, inyuma ya kamera hariho groupe y'abantu 15 tuvuye kuri kamera tuzana hano muri interview, turavana muri interview dutahe tuje muhira umuntu wabo undi wabo tuzosubira duhure kuri scene. Rero ibyo tuba dukora ni ibintu bifite isuku Steve, bifite isuku. Iyo twazanye n'abashiki bacu ebana nukuvuga ngo nkuko nje mba nazanye nabo bashiki bacu kubera ko baje nijo wabazanye mani hano sinshobora no kumuheza umuntu umwe wo kumva iruhande ngo asohoka atarabuka ave kuri scene. Mba muriho ndamubwira ati icyakuzanye ni kino tukakitinga twarangiza agatanga akikisha ko yageze muhira amahoro. Nukuvuga rero ibyo tuba dukora ni ibintu by'umuco byo gusigasira umuco. Iyi project ni yanjye nkunze gukorana na aba n'abantu dukorana cyane Papa Legend, team ya Papa Legend yose respect mu ba comedian nemera hano mu gihugu ca Kenya. Papa Legend mbakurira ingofero ndabemera n'abantu tunakorana bya hafi. Nasuhuza OG mwenyewe muri Amerika ariyumva OG respect man, ni umuntu w'umugabo. Ibigwi byiwe sino bivugira hano gusa OG yubahwe Papa Legend nyirizina respect vraiment ndamwubaha. Nari muze ino project ni yanje nyayikoranye na Papa Legend. Warumbaje ku Umukinnyi Mushya uko namubonye vraiment nkuko yatangiye bivuga afite confidence. Ni umuntu wageze kuri kamera narinzi ngo aragera banze ahumaguze ndango wabibonye takati yigeze ibaho uko bamutunze kamera twamadukora gutya kugeza birangiye. Rero amanota yose nayabonye kandi ntabwo project zirangiriye hano, atangiriye hano iwanje n'ubundi ni nanje twavuganye abamushaka bazozabanza bangireho. Ubu nyine ari uratuma mpita nkubazamo ikibazo kubera ko usa n'utangiye kumushiriraho imipaka. Ndahita nkubaza ikibazo byibuze muja kuganira kuza gukorana nawe, hari amasezerano mwasinanye imikoranire hagati yawe nawe kugira ngo tubashe kumenya byibuze impamvu izatuma batamujaho direct bagahita bagucamo. Iryo ni ibanga ry'akazi. Uremezanya nawe? Yego. Cyangwa kera wamuhembye menshi niyo. Iryo ni ibanga ry'akazi ntabwo ari ngombwa guhita batangiye kugenda batwibiraho amabanga agize ibyari kuri senati n'umwana na se. Hanyuma mbaze Depua, iyo wumva wenda umulegend cyangwa se umustar nka Kanyamukwengo, kuko nawe uri umustar, ukumva nta makimbirane mufitanye ndetse no mu biganira kabirata akavuga ati aba bari mu bantu nemera, bari mu bantu nanje mfata nk'abakinnyi role model imbere yanje. Ico gihe ubifata gute? Kuko akenshi abantu bagirana conflict cyangwa se amakimbirane, ariko kuri wowe ubifata gute? Ubujakira gute ico kintu? Asante. Kuri nje ku ruhande rwanje ni iby'icubahiro. Habe wenda uretse n'ico c'amakimbirane Kanyamukwengo twarabanye Butare, twageza duhurira muri sekuse mu Mukunga mu makutano. No muntu w'imfura cyane. Hanyuma niwe wa mbere conducteur w'ikorari tuza makuru ko yigeze kuyobora abayumbe. Yayoboye abayumbe n'umuntu w'umugabo cyane. Rero imbere na mbere dufite ubupfura, hari ubupfura buturimo. Ikindi kintu kandi andeoro yo kuvuga ngo twogira ico dupfa, ibi bintu twatangiye ni ibintu dukeneye ko bizamo ubumwe cyane kuruta kuko amakimbirane ntaza yubaka azasenya. Usibye ko numva nta naho yo turuka kuko ibyo dukora nta kintu cyo tuma tugira ico dupfa, ahubwo ibyo dukora ni ibintu biduhuza cyane, ari navyo byaduhuje kuri uyu munsi. No muntu w'umugabo cyane twubaha kandi turi proud umuntu yo kwishimira kubana nawe no gupresenta mu bandi bantu. Ni shema yani. Ati mu mubano wanje na Kanyamukwengo ubufura burimo hagati bwonyine bushobora gusigasira kutabaho ko makimbirane. Mu by'ukuri wowe udukurikiye aba ni babandi buri wese yifuza kuganira nawe, kuko iyo uganira nawe ndetse niyo tutari imbere ya kamera usanga ari abantu bafite ibitekerezo byubaka, kuko umugambi wabo numwe no kugira ngo byibuze bazamure industry y'abanyamurenge. Hanyuma rero wowe wicaye aho ngaho ufite impano, dore ngaba bo kuri bo barashaka kubanza kumenya ubushake, ingano y'ubushake iri muri wowe kugira ngo bo bakugeze kuco ushaka. Ushobora kuba ufite ubushake ariko wibaza tese naherahe. Aba bari hano kugira ngo bakuzamure. Ibi ni nterura ngo duterurane kugira ngo tugere iyo tuje. Ubushize twababwiye igisobanuro cyo gushigikirana
tubabwira kuko n'impamvu ndi kuvuga hano uko ukuboko kutatengushe akanwa kukyafata microphone noneho n'amaso akabasha kudatenguha ibi agahindukira areba wongeye kuja kubaza rero mu gihe ndashobora gufata kuno kuboko kugatenguha akanwa no kuvuga ngo ibyo mvuga ntibyabageraho nanone kandi ibitekerezo biri mu bantu akanwa nako gatengushe imitekerereze y'umuntu kugira ngo kadasora ibyo umuntu atekerereza umuntu yabikivunde nico gihe umuntu aja gusora ibyo afite muri we bikaba nko kubastinga rero ibi ngibi ni interura ngo duterurane maze tugere iyo tuje ukidushigikiye tuzagera kure natwe nitugushigikira nawe uzagera kure rero mu byibanze byo kubashigikira no kunyaruka ukareba kuri Kanyamukwengo comedian ugakora subscribe nimba utarayikora kuko ikogwa rimwe ndetse ugasharinga ibihangano byiwe ukagaruka ukareba kuri Papa Legend ukabasha nabo kureba ibihangano byabo ukabisharinga hatandukanye mu barizwa mu miryango ndetse no ku mbuga za mituwarite kugira ngo turushizeho kuzamura ibihangano byabo cyane ko ibyo baba bakina ubwabo atari ibyabaro kugira ngo babashe kubisora bifate societe ntibaje kure n'ubuzima buba mu ngo bwa buri munsi ahubwo bibandaho kugira ngo bakize bimwe bareme n'ibindi kugira ngo barushirizeho guturisha abantu mu byishimo tukiri kuri ibyo rero turaza kugaruka nanone ku tuntu n'utundi kuko twabasaze kuri scene murarushe mwakoze cyane ariko turaza kwibanda noneho ku kintu kijanye n'abandi bagifite impano batarahishuka ngo bazi byibuze aya nayavugaga nk'umunyamakuru w'Isoko TV ariko byibuze Kanyamukwengo gira ico ubivugaho ugire uburyo wabatinyura ubahe iyo audience kugira ngo nabo batinyuke rero Steven urakoze kuri ico kibazo warubajije ku bantu bagifite kwitinya bafite impano ni ukuvuga ngo nimba ufite impano ikuri mwuka yiyumvamo urumva nka nani Sandra hano yavuze ngo yani hari igihe ikintu kikubamo kikagusumbuwa ukumva ko kiragusumbuwa bikaba ngombwa ko ugishira hanze ukagikoresha rero wewe nimba ufite impano wawe udukurikirana ukaba wiyumvamo impano ukanga kuyisohora ngo abantu batakuvuga kuriheza umutahe wo gusubira inyuma ni ukuvuga ngo kurishigikira cyane kurigabaye igitero kivuga ngo reka nsubire inyuma kurisubiza inyuma we yani kuripfobya rero ni ukuvuga ngo ico twobwira urubyiruko cyane rw'abanyamurenge abantu bajijuke baze dukora ibintu bifite nuko ibintu dukora ntago bicafuye ko turakora ibintu bifite isuku ko turakora ibintu by'umuco ko turakora ibintu bifite ikinyabufura ndetse n'ubukristo ntabwo turabanebwe dufite amakanisa tubarizwamwo badebuwa hano n'abantu bayumva afite igiti mu ikorari arakitubwiraho afite igiti arakivuga Olivier muri Papa Legend ni ushinzwe kadance mu ikorari y'aba Olivier simbivuze ariko arayizi respect rero man urubyiruko rufite impano vraiment rw'abanyamurenge ni muze dufatanye tuzamura ino mpano ino industry yacu tuyizamure kuko ni twebwe tuzayizamura kandi uzukora ikintu man utahureba umuntu Steve tugakora ikintu wawureba kuvuga ngo ntukora kino kintu ngo kubera ko runaka yakuvuze cyangwa yakubonye nukwirusha cyane kuko nubundi nutanagikora bazokuvuga hari abantu muri mu kuvugwa nubundi ntaco muhamukora uri mu kuvugirwa ubusa niza bindi nani Riderman yavuze ngo uzawanga kumenera igihugu amaraso ngo imbuga zikamwira ku gasozi rero aho kugira ngo bakuvuge nubundi ntaco wakoze wo naza n'imbere ya kamera basi ugasohora impano yawe ukayishira hanze bakanakuvuga hari ibyo wakoze ariko ikibabaje nuko wanga gukoresha iyo mpano ngo utavugwa byarangira bakanakuvuga kandi utayikoze nukuvuga bazakuvugura aho ntani ni nkaho ntacu uvuze rero urubyiruko kandi cyane cyane abakobwa hari abakobwa bafite impano man b'abanyamurenge bafite impano za filime za komedi impano zitandukanye ntabwo ari ngo naza muri filime ngo baramwitikira arango ngo ntagishatswe ngo ibiki hari igihe uzojingira no ku ntebe y'imbere mu ikorari ukajinga uba ku ntebe y'imbere uzutangira akadansi gushaka ntabwo bireba ngo wakinye filime cyangwa hariho benshi twaganiye barambwira ngo nagiye gukina komedi ngo kwama banyitikira ngo sinabanga ishatswe hari igihe twakugurira za Wokovu n'amapendo ukaririmba za Nihera uri ku ntebe muri Papa Legend barashatse bo muri Papa Legend ibi ngibi byo n'umuhungu kwanga utereta umukobwa ngo azakina filime hari n'abataza bazikina utazi ibyo babamo kandi bano bazikina ntabwo bivuze ngo ibyo bakina hano ni isomo tuba dutanga message runaka k'iyi ngiyi twakoze none wayibonye harimo message y'umupanga abantu bayitegereza kandi uyu mwana yatanze message ukwira ushutse ukuri ngo yazobura umugabo ngo nuko yatanze message muri filime rero abana mugende mutinyuke uzi ukoresha impano yawe utitaye ku muntu
ku muntu none nta myaka ijana nta myaka ijana na magufuri yarapfuye turakaraba nabo ngabo baza bagucamba nabo baza bavuga abantu rero batinyuke mana urubyiruko vurema rw'abanyamurenge cyane cyane niko twobwira kubera ko abandi bo barabimenyereye kandi ntawo ukina ngo bamuseke ariko twebwe iwacu abakobwa baracaza sinotinya no kubivuga uyu mwana nibwo bwa mbere aje muri video uko kera bacantege barama batangira hano muri no interview umuntu uza kuguca intege ngo wakinya comedy umubwire ngo Yesu azomushinga urutoke arakoze cyane reka mpite mubarizaho ico kibazo nyine mushiki wacu uburyo yiteguye guhangana na zimwe mu mbogamizi cyangwa se urucantege ruzakuganaho mu gihe bazakugana bakubwira ko ibyo wagiyemo wayobye cyangwa se wataye umuco wabaye ikirara ico wishingikirije nk'intwaro uzifashisha mu guhangana n'ibyo ngibyo niki icyo nishingikirije ababyeyi banjye iyo bagushigikiye wenda nawe nyine wumva ko utari mu murongo mubi kuko iyo uzi gukora ibintu byiza mbega uba uzi kuri line nziza so ababyeyi banjye aho bari hose ndabashimira kandi ndabakunda cyane kunshyigikira ati ngifite abafana ari bo babyeyi banje abandi bose biyongera ni abafana baba bamaze no kubona ahubwo ibyo mba nakoze reka ahubwo naboneraho kubwira abantu mwebwe bantu muza umuntu akifata akaza kuvuga umwana w'abandi wakoreshejwe muri video ntibavukana ahaba ntamwishurira renti ntamwishurira minervare y'ishuri tazi ubuzima bwe bwa buri munsi ntaramugurira habe n'agasengeri yarangiza akaza ntazi ukuntu uwo mwana kuza gutangira gukina kwanza kwa mbere yumvikanye n'ababyeyi izo mbabazi ubwirira uno mwana wumvikanye n'ababyeyi be bakamuha permission izo mbabazi ni izabihehe turabiyamye izo mbabazi ni izabihehe umuntu uza kugirira umwana imbabazi zirenze iz'ababyeyi biwe ababyeyi be bamuhaye permission umwana yababwiye ko afite impano bamuha permission ngo aje gukina harangiza undi muntu akava iruhande rubanda ngo aje ngo akaba ari ugenda uca abana intege ngo bagiye muri ibi uko izo mbabazi ubugize zirenze izase w'umwana na nyina nizo kumurya nizazinda bazavuga ngo iyo wagize imbabazi zirenze iz'ababyeyi b'umwana ushaka kumurya izo mbabazi turazamaganye kabisa turazanze icyo natwe dukora ubu nyine turi mu gutira hatanze ubu nyine umwana ngiye gukinisha ibyo byo nabikiranutseho ni ukuvuga ngo nzambanza nkamusaba ubanze ubiganirize ku buryo ahantu nubaha Steve umubyeyi w'umwana amukoresheje muri filime umubyeyi wiwe akamucaha ibyo bintu ndabyubaha cyane kubera ko nanje bino nkora abantu ba mbere banshigikiye n'ababyeyi banje iyo batanshigikira wenda mba narabiretse kubera ko ababyeyi nibo bantu tugomba kubaha ariko umuntu utari umubyeyi umwana yaje muri filime umubyeyi yamushigikiye se na nyina wewe wundi ubuhawe uzamwo gasopo turabiyamye ni ukuri kw'Imana turabiyamye mu kababaro kenshi reka duhite twumva ico Faba congeraho aze no kutuganirira hejuru ubushize muri Taxi Return Part 1 hari umwana wagaragaye mu mashusho muri Taxi Return ya Kanyamukwengo ndetse apfobya na bamwe noneho no mu basengana baramugenderera bashaka kumubwira kuko ngo ibyo yakoze atari byo noneho turasaba kugira ngo na Fabo agarica bivugaho ndetse yunganira na bagenzi be ku buryo bwo gushigikira abantu ndetse no kwirinda kuba urucantege mu kunaniza umuntu mu kuzamura impano yiwe reka Papa Legend cyangwa se Deu agire ico bivugaho urakoze cyane neza tugeze mu igufwa ry'ikibazo twadufesinga none kandi birababaje turabwira abantu b'ababyeyi mbere na mbere Daudi yavuze ku buryo bwo mu buzima busanzwe ubwo ni Kanyamukwengo ngiye kuvuga mu buryo buri spirituel noneho njewe aho ngaho niho ninjira no kuvuga ngo mbere uhawe utureba nti turi abantu ducafuye mbere na mbere turasenga dufite responsabilité mu ikanisa by the way president wanje simuvuga ariko ari behind camera muri gisubizo no mu ikanisa pasteri niba ari fundraising ya mbere nza mu ba mbere hari amatsinda tuyoboye n'ibiki nshaka kumvikanisha yuko turi ibirara ariko yavuge nayo matsinda mubarizwamo nk'abantu bayoboye izo department biroroshe ndi muri gospel kwaya ndi muri gisubizo nandi menshi ni menshi kuko ivuga butumwa ntirigira umupaka no kuvuga ngo David cyangwa se Kanyamukwengo hari umwana twakoranye muri Taxi Return impamo ya Mungu yakoze yambaye huzu neza yikwije z'umuco muri mwe badukangurira bya bindi nyine badukangurira amaze haza umuntu aragenda aramusenya kandi mu by'ukuri umubyeyi ni umuntu wa mbere uzofata initiative yo kubaka umwana no kumupushinga kugira akora ibyiza rero iyo mutangiye kubarimita mubaca intege si byiza natwe muri Papa Legend hari umwana w'umukobwa twatangiranye ibyo
Kanyamukwengo yavuze hama haza umuturanyi akonkobukiri atarabavye abaja Umukwengo kera umwana yabaye kirara gute ubutumwa dutanga ni ubutumwa buhindura societe kandi twabivuze ni umuco sico sivyo ntanga urugero ruto hari umwana umwe nazambi kubwira kare twakoze ubuzima bwo muri foye tubamo abana b'abapangaye twerekana yuko nubwo ari umwana w'umupangaye ariko nawe akwiye guhabwa valere akaba umwana nk'abandi kuko we never know ejo imbere nawe azogera ubuzima buri successful atunge babandi n'abamaisha yabaponyotse umwana umwe arampamagarirwa amagana arambwira ngo ibintu mwakoze twarebye video turi mu nzu n'abavyeyi ahantu mpanze naro guheka abana koza ivyombo nta masomo najaga ndake amahuzo navanye ruguru niyo nikanye ariko twayirebye habaho emotion nabo filime igira impact ku buzima bwanje guhera uyu munsi niba ari plante nzanyambara nk'abandi bakobwa insa neza ndi mukuja mu bandi ubuzima bwanje bwari ubwo kurira ubu nivyishimo nagiye ku masomo ndi mukuja mu bandi rero biciye muri filime rero turabagena butumwa kandi ubutumwa turimo turatanga abavyeyi mu babambere mu kudushigikira apana guca abantu intege mu buzima busanzwe ntituri ibirara abantu bazogende babaza amaseve ahantu hose hoje mu buzima busanzwe dufite imiryango tubeshejeho wenda mvuga uko turitunze twese dufite akazi katubeshejeho ntago turimbura mukoro rero abantu bagende bumve ibi bintu turabizi neza ko turabikora nka sacrifice ni ukuvuga ngo ibintu uko bitangira zaho ngo imihini mishitera amabavu turi ready yo gufesinga buri kintu twaraciyemeje kandi duhamanya n'imitima yacu yuko ibyo turi gukora bihindura abantu bigahindura ubuzima bw'abantu kandi ibyo dukora n'ibyo dukena ni ubuzima bwa buri munsi dukora ducaha abantu abakora ibibi kugira ngo bakosoke n'abandi kugira ngo buri muntu akuramo ice bitewe niyo mpamvu iyo tuvuga ngo it's all about comedy ni ukugira ngo umwana mutoya yisange muri ico kintu umumama umupapa mu byukuri mudushigikire nimwe bavyeyi ba mbere dukeneye kugira ngo ibintu bitere imbere kera ntanga urugero gatoya kera habe no mu makorari umwana ageza yiga senti ngo abayikirara amasomo aramunaniye nowadays nibo batunze imiryango ko baracuranga abavyeyi baricaye baragaramye kera abayikirara se natwe bidukora twinjiza ifaranga biradutunze bitubeshejeho kandi dutanga message nzima twoja kuvuga tworondogora tuzokora deba ariko mu byukuri iyo tubona umuvyeyi cyangwa umuntu mukuru ahatesha ibintu agaciro tuba twatanze umwanya twataye akazi nibindi biza bitubabaza kabisa mudushigikire nayo majambo ariko se ico nakubaza wenda mbariza nabo bavyeyi kuko twebwe nk'Isoko TV tuba tubereyeho bose kuko no muyoboro w'ibyiza by'abantu baba bashaka ndakubarizamo ikibazo muremezanya nanje kuko ibi bintu mugomba bitagomba kubabaza kubera kuko wenda ari ibintu bishasha biri kuza muri community yacu ntibitubabaza kubera ko twabitange ubundi iyo uri gukora ikintu ahubwo twe twishimira nizo judgment nuko kutujija nuko baba babibonye kandi dutegerezwa kubicamo kugira ngo tugere kuri kuco tugambiriye nuko kubibona bagakomanta navyo ni ibindi bintu bidutera imbaraga yuko ibyo twakoze ibyabo abantu babibonye hari ikiza kibabaza no gukora ikintu abantu ntibakibona turi proud kandi tuzokomeza nta kintu kizoduca intege twoba singo twoba abagabo ni ikintu twashoyemo imbaraga kuko ari ubutumwa ubushize hari ikibazo twabajije Kanyamukwengo akigera ku Isoko TV aho yatangiye avuga kuko ngo atarubaka hari umuntu ubabona akavuga ngo bari n'abasore nimbura mukoro ntaco baba bafite ico gukora niyo mpamvu binjira muri bino bintu kuri wowe kuri ubu ngubu nimba atari ibanga kubaka kwawe biteganya ryari uri no muri no industry Uwiteka natanga umupanga tuzubaka umuntu ntiyo propose ngo igero runaka mu byukuri ni posha abantu bose mu byukuri kubera ko ubuzima bwo gushaka si ibintu byo gukinisha ni ubuzima utegura kubera ko urushako si ikintu cyo gukinisha Imana ugasenga Imana ngatwe turaba Kristo ikaguhereza umufasha muzima muzubakana kandi nanto kwama ntituri inyoni
uramufata umwana wikone hari ubuzima bwo gushaka ibisabwa byose kugira ngo umuntu akore ubwiza bw'abakristo ntabwo twavuga ngo turabombora indoa nzima ishimiwe n'Uwiteka. Arakoze cyane Papa Legend. Reka ngire wenda ico nza kubaza Kanyamukwengo kubera kuko filime twasanze barimo gukina ni yiwe ni ya Kanyamukwengo aba nabo aba yabahamagaye kugira ngo babashe gufatanya nawe mu kugira ngo bayishire hanze. Ubu nyine turi mu bihe bya lockdown ahantu hatandukanye aho isi cyangwa se ku migabane itandukanye ibihugu byinshi bifite crise ariko wari wakwibaza ate se uriya musore we ko ari gukomeza gushira ibihangano hanze ni izihe mbaraga aho kura imbaraga niki yamaze kugeraho ubushobozi afite bumutera we gukora no mu bihe abandi batinjiza agrica bisobanuraho byibuze abantu bamenye uburyo yihagazeho mu buryo bwa financial. Niyo mpamvu mbabwira ngo abafite impano muzishire hanze kubera ko ibi dukora nta lockdown bigira nta lockdown ibamo hano ariko amashusho ashibwa hanze n'amafaranga bo nyine uremera ugaheba iyo wawe ukora ibintu ukunze uraheba rero ni ukuvuga ngo Steven icyo kibazo warubajije nta bushobozi nyine buhari novuga ngo bwinshi ariko ibi ni byerekana urukundo rw'ibintu dukora ibi ni ukwerekana ko ibyo dukora tubikunze kandi turemera Debo yavuye Kitengera ni kure aremera aratega ubu nyine agiye kujayo saa 11 zageze urumva ni ukwerekana bya bintu ko tubikora tubikunze hari ikibazo warubajije Debo ngo cyo gucika intege iyo tuvuga bino hari igihe mbona comment cyane bakavuga ngo ntagiye mutazohura n'izo challenge njewe ubu nyine aho bigeze ahubwo iyo ntabonye challenge nzambona ko ibyo nakoze nta mumaro bifite ahubwo abo ndi kuvugira ni bano ba underground bano bana batoya turi kuzamura bana kuko uyu nguyu ubu nyine umuntu ashobora kumuja mu matwi akabivamo ariko njewe Steve bino bintu ndimo hano ikintu conkura muri comedy ni kimwe gusa keretse nkaryama mu gitondo bugaca nkasanga nabaye kimeme tambasha kuvuga kubera ko nkoresha umunwa n'amagambo njyamye bugaca nabaye kimeme ntambasha kuvuga no bireka kubera ko ntaza ari amarenga y'abantu batavuga sinobikora ariko ngifite umunwa mpaye mvuga man ibintu byo gucika n'umuntu uzubikora akagira ngo wenda yubikora kanci intege ni ukuri kw'Imana ni ukwivuna sinoci ahubwo iyo mbonye ibintu bisa na challenge muri ibyo tubona nk'ibi ngibi buriya mwana twakoranye muri taxi return bakamuca intege ubu nyine mfite request z'abakobwa bagera nko ku 8 ubu nyine mu gitondo no kwamanzana kuri kamera ejo bose nkabakoresha film rero abantu bavuga ko baranca intege nje sinigirira ikibazo nta muntu wonca intege ubu nyine ngo nshobore kuko ubu nyine kano nakazi ni nkuko noza nkakubwira ngo haguruka muri office usohoka utahe ibyo wawe ukora si byiza taha kandi ntari boss wawe rero ni ukuvuga ngo bino njewe sinocika intege ahubwo ikibazo impamvu tuguma kubivuga ngo binatugarukamo tuba tuvugira abana kuko uno mwana nawe afite impano kandi afite ashaka kugera ashaka ko impano yiwikura rero umuntu w'umuturanyi uza utari se ntabe nyina izo mbabazi zabiheho ubufite ikintu ubugamije niki ahubwo mubagendere kure umuntu uzoza akaza kugenderera umwana yabanje gusaba ise na nyina uruhusha man Steve kujya umuntu nakugwanya ntabwo abakugwanije kuko ibyo urimo ari bibi ico naco muzokimenya ahubwo abakugwanyije kubera ko ibyo uhawe ukora atabishoboye ari byiza kuko iyo atabishoboye akavuga ati umuntu ibintu akora ni byiza bishobora kuzomugeza ahandi reka muca intege rero abantu mugenda muje abo bantu turabiyamye kabisa bareke bano bana bazamura impano twagura no murimo wa twagura muri commentaire z'ubushize mu kiganiro cy'ubushize hari umuntu wavuze ngo Kanyamukwengo asigaje kuvuga akavuga yihanukiriye ngo yagezeyo uwo muntu ni kwikambwe ntihanukira umuntu nyinjira muri business hari umuntu narinjira muri business ntubura neki case bino nibwo dusigaye dukuramo umugati rero iyo nkoze ibintu umuntu akaza kanyinjirira abagiye kuntemera mu mizi niyo mpamvu mvuga nihanukiriye Steve turi hano uzobone ko hari umuntu uzinjira muri business ye kavuga ngo yakoze bino na bino ni ukuri kw'Imana umuntu nje w'ikintu akoze akakindusha inzamanika amaboko nkavuga ate bana urabindusha ndabyemeye abantu bareke twubahane buri muntu umuca ashoboye niyo mundusha kuririmba uyu nguyu yakandusha gusenga uyu nguyu yakandusha kuyobora ahantu nanje nkakurusha comedy kubera ko waza kunyivangira nta munsi nzova hano ngo nje kubwiriza mu ikanisa nta munsi nzova hano ngo nje kuba gitifu wahandi njewe
njyewe ndi hano mu byanje nibyo nshoboye babinyubahire kuko nanje mbubahira ibyo bakora niyo mpamvu rero niyo mvuga nihanukiriye ni umuntu bashatse gutunga agatoki business yanje ariko ubundi nta kibazo na arakoze cyane reka tubaze mushiki wacu tugana ku musozo kuko buri wese araza gusoreza mu ijambo rimwe mu by'ukuri tunagushimira kubera kuko washize ubwoba ugatinyuka ukinjira muri no industry kugira ngo mufatanye n'abasaza banyu cyangwa se abavandimwe bacu kugira ngo turushizeho gukomeza kuzamura impano z'abana b'abanyamurenge bari muri twebwe byibuze kando n'aba bari aha ngaha mwabashije gukinana uyu munsi undi musitari w'umunyamurenge cyangwa undi mu legend w'umunyamurenge wifuza kuzahura nawe nubwo byibuze haba mu kiganiro cyangwa se muri projet runaka ni nkande cyangwa naba abo nifuzaga cyane n'uyu nguyu so inzu zanjye zabaye impamvu namubonye ngubu rero tugiye kuzajya dukorana uko tubishoboje arakoze cyane hanyuma ndaza kubaza ikibazo kimwe cya nyuma uramutse umenye kuko uyu munsi urimo ari wo munsi wawe wa nyuma ijambo wasiga nk'umurage ukarisigira umuryango wa na sosiyete ijambo rya nyuma wasiga ubwiye abantu ni irihe ijambo nasiga mbabwiye ni nk'iriye iki kibazo kirakomeye ariko cyangwa usigira ubwoba bw'urupfu urupfu turarugenda nawe ujya ubyuka urufite mbega bagenera ijambo rero nk'umuntu ugiriwe amahirwe cyangwa ucecetse lockdown noneho mu kiganiro cy'ubutaha uzamenye kuko iyo ngiyo ni devoir abantu bajya basubiza ahanga hanyuma rero arakoze mushiki wacu kuri Kanyamukwengo wenda iyo cya kibazo n'icakindi tutazadusiga ariko wowe nanone ndahinduraho gato se no kubaza igisa n'umugani mu banyamurenge cyangwa se igisakuzanwa iyo bavuze ngo inkoni nziza yameze ku manga baba bashatse kuvuga iki ahubwo si uzo ntusigaye babikura hehe nuko usigaye bana n'umusaza yagusanze iyo bavuze ngo inkoni nziza yameze kumanga baba bashatse kuvuga umwishwa kirazira arakoze cyane iyo ni correction kuri Sami wo mu muhanya umuhaye hanyuma nanone ku mu legend wacu cyangwa se the bua cyangwa se fab cyangwa se legend uko wamwita kose amazina yo babiteguye kuyitaba uramutse ufite ikibazo cyo kutamenya ko ufite ikibazo wabigiramo iki kibazo urumva ko nta kibazo nogeraga kuko ntaco nagize n'ubundi taco nimba mu hanyuma mu ijambo rimwe usezera abafana badukurikiye gira ico bagenera ndetse unabakangurira uburyo bwo gushigikirana mu buryo bwa subscribe kuba tarabikora yes turabashimira fans ba Comedy Nyamurenge Papa Legend TV kore subscribe urabudushigikiye Kanyamukwengo TV urabudushigikiye Isoko TV tuzamure entertainment Nyamurenge twese nitwunga imbaraga tuzogera kore genera n'ubutumwa abasani cyangwa se abaririmbye n'abakinyi ba filime bo mu bwoko bwacu bagifite nanone ya mitekerezo yo kudashaka kuzamura abandi ico nababwira no kwirekura tukareka kumva amabwire n'imitekerereze y'umuntu kuko ivyo dukora ni byiza nta kibikirimo mu gihe bihamanya n'umutima wawe arakoze cyane nanone mu ijambo rya nyuma ushimira abadukurikiye ndetse unabasezera mu ijambo rya ntabwo navuga byinshi bategerezanye ino ntuza amatsiko ni vuba canira bageraho bidatinze iyi filime ntavuze mu izina mbicishije amatsiko kandi turabakunda cyane nubwo nyine mu kiganiro abantu tuba tuvuze umuntu agasa n'uwihanukiriye arigemo mukoze umuntu nk'ahantu ariko turashimira abantu bose bakore subscribe kuri Kanyamukwengo kuri Isoko TV kuri Papa Legend barakoze cyane namwe bavandimwe twabanye mu kiganiro nk'abatumirwa b'uyu munsi aho nari nabasanze kuri scene ndabashimiye mwese ko muri batatu ndetse na timu yindi iri inyuma ya kamera batabasha kugaragara ku mashusho hanyuma kuri mikro ni Muvunyi Steven wowe udukurikiye nawe mu izina ryawe turagushimiye